imbere ituranye n'iri ya Chateau Marara ariko umuriro kuba wabura none isaha ingana gutyo moteri gacika intege. Ibyo ni intege nke za Chateau Marara kandi serivisi mbi kubagene kuko ikirere cyabo urumva aho ngaho cyari kitangiye kuba kibi cyane. Umuriro rero urabura ugarutse ubuzima burakomeza muri iryo joro nyine barakomeza bagikira ariko nk'isaha baba kubera ko nabaje imana rwose nasanze isaha ishobora kuba yarageze umuriro wabuze. Umuntu uri mu kirori ko yabura umuriro isaha yose ntago ibyo bisobanuro bikeneye rwose. Ibyo ntago ibyo bisobanuro ntago bibaho, ntago wabona ikintu usobanura umuntu wabuze umuriro isaha yose kubera ko hoteli igomba kuba ifite moteri ya automatically cyangwa igashaka igisubizo cyihuse. Ibyo iyo pane yo ni intege nke cyane. Umuriro ugarutse ubuzima burakomeza barenjoyinga ariko amakuru yandi nabonye nuko ngo umuriro ubuze ba profisi kujya kuzana inzoga ku ruhande hanze n'amaburusheti. Umuriro ugarutse batanga ku meza yabo hariho inzoga bataba servie za make kuko urumva muri hoteli inzoga zindi zihenze zari ku biciro bisanzwe kandi zirahenze bajye kuzana handi. Ibyo ndayo namakuru buri wese ukora muri hoteli yakubwira. No kuvuga ngo amakuru nabonye avuga ko aba bageni bagenda bava Kigali bagiye bapakiye inzoga mu mamodoka ashobora kuba ari ukuri. Mu modoka amakuru avuga ko inzoga mu modoka bari bafite inzoga modoka barazinjije umuriro ugiye barazizana bazishyira ku meza kuko urumva iriya hoteli irahenze kandi ntago kuvuga ngo hoteli nta nyenyeri bafite by the nabyo tubikiyaringe bazahabwa inyenyeri mu mpera z'uku kwezi nta nyenyeri nimwe bagira ariko standard yabo irahenze cyane. Bivuze ngo byoroshye ko wakitwaza inzoga zawe mu modoka yawe wa profit icyuho ukaba wazisohoramo ukaba ufiningeza icupa ryawe mu gihe uzi ko utari bashe kwishyura izaho hantu uri hahenze kuri icyo kigero kuko niba ipara amadolari 15 automatic urumva nka Jameson igiciro bihagazeho nimba mu bari bw'Kigali Jameson iri ku 150 hari ishobora kuri 300 urumva birahenze uko byagenda kose nyine kubara amafacture y'amascormarite mfite izindi nzoga urabona ko bihenze ibyaho inzoga ba professor muri barazizana nyine mwanyaje abakozi ba hoteli barazitanga kuko urumva ibyo namakuru ngemba nagenda cukumba kugira ngo umuntu akore ibintu birambuye cyane. Irarangiye ariko urumva iryo joro ryo ryabaye ribi cyane ku mpande y'abageni na hoteli bavuganye nabi cyane. Urumva ko byabaye bibi cyane kubera umuriro nta kindi kibazo cyabayeho. Iyo tariki irarangiye kurenye bukeye haba none n'ikirori muri tente. Cya kirori cyari cyanditse ko hagomba kuba harimo abantu 200 booking y'abantu 200. Mutega amatwi mwumve neza hano ahangana nashaka kugira ngo mutega amatwi mwumve ikomeza. Wakoze decoration yari wo kuri side y'abageni yari yateguye intebe 322. Hoteli irababaza ngo ko mwarengeje booking mwaduhaye abantu 200 barabwira ati byo nta kibazo turaza kubikemura. Bicaye neza hicazwa abantu 288 nibo bagaburiwe kandi pro yari bariye amadolari 15. Ibyo kurya gusa ibyo kunywa amajuice ari hafu na fanta ari hafu ibisindisha ubiguru ko bisanzwe nyine. Ubwo muri kontra bagomba kugaburira abantu 200 bo bicaje 288 umvarinza abantu 88. Komeza. Ibyo kurya biratanzwe biranywewe ibintu bigenda neza cyane rwose. Ibyo koresha ntibyishyuwe ibyo kurenya nabyo ntibyishyuwe. Umunsi burakeye bwitwe rero nko muri biriya bivuga birakoresha aho ngaho kurenya nta kibazo cyabaye ntabwo murongeye kura nta n'izindi service mbizongeye kubaho bagera koresha rero kubera ko ubuke koresha tubahagera ibyo bakonsumaga ntago bari barabyishe hari nibyo kurenye ntibyishyuwe ba hoteli yaravuze ati reka none umuntu uza kuri bare gufata icyo kunywa yishyure mbere kugira ngo tutazongera kugira ibibazo byo kwishyuza. N'eshanu nta kibazo cyabaye bagomba gucekinga buti ku itariki noneho rero ya 6 bagatanga ibyumba bakanishyura bagataha. Itariki 3 nibwo bahawe invoice ya $1,281,950. Invoice nayo irahari bahawe ariko ntago kuri WhatsApp
umugeni yasubije manager yaramwikoreye noneho iyo message ya manager tugende gakeya, iyo message amwohereza iyo invoice kuri WhatsApp yari akiri mu byumba cyangwa ari bamaze gutaha? yayimuhaye akiri mu byumba mu gitondo. Umunsi wose bawiriwemo noneho baza gukiriyaringa barataha. Aticyuye atanamusubije ku byo bakonsomye byose. Ubwo mu yandi magambo bavuye muri hoteli badasezeye. Yego, batanakiriyarinze ibyo bakonsuminze kwera za tariki bageze kugeza ku itariki bakiriyarinze out cyangwa checking out. Mu yandi ukirahanga gato. Hano bivugwa ko kuri izi hoteli hari ku Kibuye muri aba bageni hariho umwe ufite se uhafite hoteli nawe. Iyi hoteli ni yande, iyi hoteli bita Delta. Iyi hoteli ndi kureba imbere yanjye yitwa Delta. Iyi Delta ni yande ifitanye irihe sano n'aba bageni? Bakonsomye byose. Ubwo mu yandi magambo bavuye muri hoteli badasezeye. Yego, batanakiriyarinze ibyo bakonsuminze kwera za tariki bageze kugeza ku itariki bakiriyarinze out cyangwa checking out. Mu yandi ukirahanga gato. Hano bivugwa ko kuri izi hoteli hari ku Kibuye muri aba bageni hariho umwe ufite se uhafite hoteli nawe. Iyi hoteli ni yande, iyi hoteli bita Delta. Iyi hoteli ndi kureba imbere yanjye yitwa Delta. Iyi Delta ni yande ifitanye irihe sano n'aba bageni? Noza kureba kuri chat bagiranye uraza gusanga manager yarabwiye Bosema kweri ko babona na saa 4 noneho bakaba bakiriyaringa ibintu byose. Ntiyamushubije bagize saa 6 ataramusubiza ariko yamuhaye facture saa 8 amuha facture aragenda ntiyamwishyura ntiyanamusubiza kuri chat zirahari ibintu byose birahari. So noneho rero ubwo ku itariki 3 baragenda ariko nyuma ya saa 6 bagombaga kuva muri hoteli nyine urumva mbere ya saa 6 kugira ngo batange ibyumba hakiri kare ariko ntabwo izo invoice zishyuwe. Urumva mbere ya Chateau Marara hari indi hoteli yitwa Delta y'umubyeyi w'umugeni niho bavanaga. Ubuhe mugeni? Ubutumwa Sadade Musema kweri. Nuvuga ngo iyi hoteli ya Delta ibangikanye cyangwa irebana ni Chateau Marara ni yumwe mu bageni. Ibivugwa ko ibyo kurya uretse gato mukandi tubwiye ibintu bya brushete, ibivugwa ko ibyo kurya byanyuzwaga inyuma bagafata ibyo kurya bivuye muri la hoteli yindi bakabizana muri Chateau Marara. Ibi bintu byabifitanye isano n'ukuri? Hari ibyo nureba ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa ko twebwe tubyemeza kubera ko n'abageni barabyemeza ko byabaye ngombwa ko bavana ibiryo by'ibihumbi 12 muri hoteli iri hafi yabo. Niyo Delta bari kuvuga nyine. Ni ukuvuga ngo mu magambo y'aba bageni bavuga ko bahawe service mbi ariko iruhande hakaba hari indi hoteli yabahaye service nziza ikabaha breakfast nziza y'ibihumbi 12. Ni hoteli ya se w'umugeni. Yego. Ndapfuye. Komeza. Hanyuma rero ukoresheje turumva barataha ku itariki 10 nibwo hoteli yandikiye abageni ko bagomba kwishyura urwandiko na invoice. Umva ni misi 4 bagiye ntabwo habayeho communication ntabwo yabaye effective ntabwo babashubije nyuma nyine ubwo ku 13 nibwo batangiye kuri social media icyo bita social media cyangwa inambara yo kumbuga nkoranyambaga yuko bahawe serivisi mbi basaba ko bakishyurwa ibyumba ijoro rimwe mu byumba byose. Abageni banasaba hoteli ko babahereza 40% ya consommation yose. Banasaba hoteli mu rwandiko banditse yuko bakabaye bandikirwa ibaruwa ibasaba imbabazi ya serivisi mbi bahawe n'ingamba bafite mu gukosora serivisi mbi batabikora bakaza sebywa cyangwa se serivisi zabo zikangizwa ku nkoranyambaga kubera ko bitawe n'abantu bakurikirwa n'abantu barenga 3 ku mbuga nkoranyambaga. Aho hatinde bavuye imahanga hose. Aho ngaho hagarare gato. Nyuma nukuvuga ngo hoteli yabahaye facture ya service bakonsomye y'umurengera ingana na 5 miliyoni n'amafaranga ngahe? 280 na 950. Igisubizo bahawe hoteli yahawe n'aba bageni ntibigeze basubiza kuri izi 5 miliyoni ahubwo bo basabye ko bagomba kwishyurwa amafaranga bagomba gusubizwa ahubwo ari bo. Niba ndi gukumva neza banditse babwira ko bahawe service mbi batari bwishyure 5 miliyoni.
ijoro rimwe na 40% ya consommation y'ibyo bariye kandi bagasabwa imbabazi. Ibingibi hagati ahangaha uti bavuze ko nibatabikora bari bubasebye ku mbuga nkoranyambaga bakurikirwa na miliyoni zirenga 6. Ndapfuye. Ibingibi hagati yo kwandika batanga facture n'aba bageni kubasubiza ni bande banditse mbere, yaba yibaruwa y'abageni banditse yaba na hoteli ibasaba ibishyuza amafaranga bagombaga kongera, ni bande banditse mbere? Hoteli niyo yishuje mbere kuko niyo yagombaga kwishyuza. Arumva hoteli yatangiye yishyuza ku itariki 6 bavamo bagenda bacekinga, ariko ku itariki 10 nibwo banditse inyandiko ibasaba kwishyura. Hanyuma rero n'abageni nabo bandika urwandiko rubwira hoteli ko bahawe serivisi mbi bagomba ibisobanuro, bagahabwa indishyi y'akababaro. N'urwandiko ruriho Mr and Miss Musemakweli, ruriho Kibagabaga Kigali Rwanda, email uvuga yuko refund and compensation ari byo bagomba gusubizwa bingana n'ijoro rimwe kuri buri cyumba, kandi bagahabwa 40% y'ibyo bakonsuminze. 40% y'ibintu bakonsuminze cyangwa ndi kureba iyi baruwa Osokimu ibaruwa ndayikoherereje ngo forwardinze ibi bintu byose, yaba aya mafacture n'izi baruwa z'impande zo iyi baruwa ndaziguhaye. Osokimu you can checkinga ntuzayo ndayiguhaye, manzu zikishemwe amaso manzu zirebe. Komeza ariko ndaza kugira ngo tuze gutinda kuri iyo ntuza. Komeza. Urumva nyine abageni banditse baruwa nyuma y'uko hoteli yanditse ibishyuza. Ndumva wanumvaje ngo ni bandi banditse